Ihangane komeze tubwire. Ndamubwira ati se hari ikiraka uti basi mikiraka ngiye nabuze aho nkora. Arambwira ngo uzajya ugenda mu baturanyi bazajya bayaguha. Papa wanjye nawe yari yararwaye trauma nyine meze nk'umusazi. Nta kintu yadufashaga. Aragenda anyura mu ijisho ribona ritareba ritagwa mu mukingo. Aravunika. Noneho bamujyana ku ivuriro. Tugeze igihe dusanga yarwaye na kanseri y'ijisho. N'ubuzima bubabaje bw'umwana w'umukobwa Uwimana Jeannette, umwana utari uzi imyaka y'ubukure ariko kubwo kubura amahitamo y'ubuzima yisanze yaje i Kigali gushaka amafaranga. Yakuze umuryango w'iwabo nta numwe ufite ubushobozi bwo kuba babaho mu buzima bwiza cyangwa se kubona ibyibanze byatuma ubuzima buborohera. Yahuye n'ubuzima bugoye, yahuye n'ubuzima bukomeye. Tugiye gukurikirana inkuru ibabaje igoye y'ubuzima bw'uyu mwana. Nongera kwibutsa ngo uwo akora ku mutima wese yagira icyo akora. Twitwa Be Proud. Benshi mu isura yuzuye ubushinyaguzi n'ubwirasi bati aba bitwa bakaryarugo, ni ba Rwesamadongo, ni ba Ntegera Mbimare. Ab'imitima y'ubupfura n'ubumuntu bati ni ba Tantine, n'abantu nk'abandi. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru y'umwana ukiri muto, umwana witwa Uwimana Jeannette ufite imyaka 14 yisanze yaje i Kigali gukora akazi ko mu rugo. Kubera ubuzima, kubera ibyago ndetse n'ibizazane yahuye nabyo mu ibyiruka rye, umuryango we wose akisanga ari ukwiye kuwutabara. Amazina yanjye nitwa Uwimana Jeannette, nkaba nturuka Murenge wa Ruganda, Akarere ka Karongi, Kagari ka Kabingo, Umudugudu wa Bugarura. Uri wa kangahe wanyu? Ndi uwa kane, ndi bucura mu rugo. Imyaka ingahe? 16. Nziruka yamenye ubwenge, nasanze mama wanjye arwaye ijisho. Tukajya tukomeza tumujyana ku ivuriro. Urumva biragoye nyine kuba udafite umubyeyi w'umumama. Papa wanjye nawe yari yararwaye trauma nyine meze nk'umusazi. Nta kintu yadufashaga. Uretse undi musaza wanjye mukuru nawe wajyaga ku ishuri amaze gukora ibyo turya nawe yivunywe. Hari n'igihe yafataga nyine amashesi akagenda yikoreye akayijyana ahantu kugira ngo bamuhe utwo twabone two kurya. Turakomeza turi gukora. Nawe yiza bimugoye ariko yarize we arashoza. Nubwo atabonye akazi. Yize amafaranga. Yarasoje yize segondari yangize. Wowe icyo gihe warigaga, wowe amashuri yawe byari bimeze gute? Narigaga, mama wanjye yari ari mu bitaro ariko nkiga nyine bingoye kuko nabonaga mama rimwe na rimwe ningeyo, yenda nko mu cyumweru najyagayo nka kabiri. Byanshobokeye nabwo yamatirije kujyayo ari kunkubita kuko nirirwaga ndira. Nabona mama baza kumunshyira ku bitaro kuko atari afite no kumurwaza. Tubana mu bitaro, ndabanza ndakura, ishuri mba ndaritakaje. Jeannette ntiyabonye umwanya wo gukina nk'abandi bana, ntiyabonye umwanya wo kujya ku ishuri nk'abandi. Ahubwo mu buto bwe byari bihagije kugira ngo yisange mu bitaro arwaje mama we, akamara igihe kinini mu bitaro. Umuryango warusigaranye umusore umwe, musaza wa Jeannette, umusore mukuru, nawe yaje kwisanga mu byago. Ukuguru kwe kwahuye n'ingorane zikabije. Nari mfite mu myaka 9. Twabayeyo nk'imyaka 3. Turataha. Mubana mu bitaro? Tubana mu bitaro, urumva nanjye nari ndi kwegera hejuru. Turataha. Noneho hashize nk'andi mezi, musaza wanjye bigeze saa 6 z'ijoro aravuga ngo akaguru karamuriya. Abyutsa mama ati mama akaguru karandeye. Ati ubwo ni ikinya, karambure
rwakahinnye nyine cyane. Biba gutyo hashize iminsi 3 akaguru gatangira kuzanamo amashyira ku murundi. Bamujyana ku ivuriro nawe basanga nyine amagufa yarangiritse cyane yo ku murundi. Mama bamazeyo imyaka 2 mu bitaro. Nanjye nari nigaga mu wa 2 kuko urumva ntabwo nabashije kwiga kuko mama wanjye yari ari mu bitaro. Turakomeza bityo noneho tuza mama akajya asubira mu bitaro kubera nyine icyo kibazo cy'ijisho. Nanjye niko ndi kwegera hejuru, musaza wanjye aza gusoza nawe ahita niwe wari udutubereye papa wacu akajya dutunga. Papa mwarabanaga muri ibyo bibazo yari afite? Wapi, papa nawe yari yarigendeye ntabwo twari tuzi aho. Umubyeyi w'uyu mwana mama we umubiri wakomeje kumugora bikabije kugeza ubwo n'ijisho rye ryatakwa na kanseri. Mbega agahinda. Mama yahise ajya kwamamaza Paul Kagame. Agiyeyo nyine ari kujyamo, yaragiyeyo yari yaravuze ati ntabwo nzapfa nabonye perezida. Bari kuvayo yari ari kwiyamamaza hari mu kwezi kwa 6. Baraza imodoka yari kubazana mu Birambo ibajyana Nyamirambo barayoba. Nyine uwo mushoferi bamubwiye nabi za Nyamirambo. Noneho basubirayo bwari bumaze kwira saa 6 z'ijoro mu Birambo. Kuva mu Birambo ujya mu rugo iwacu naho harimo iyindi ntera. Noneho baragenda kuno mama nawe yari yarapfuye ijisho rimwe, ariko irindi nyine kuko kujya ku ivuriro byose yari yarahumye, ariko rimwe kujya ku ivuriro bahise bamuha imiti rimwe rirareba. Noneho baragenda kuko hari imikingo n'imisozi bari kugenda kuno. Umuntu araza bari bamumurikiye agatoroshi, umuntu araza amunyura mu ijisho kuno aragenda anyura mu ijisho ribona ritareba itagwa mu mukingo aravunika. Noneho bamujyana ku ivuriro ngo nanjye nari ngeze mu wa 5. Ngenda nubwo ngubwo iryo jisho rimwe nubwo yari rifite twabashaga kujya ku ishuri. Yapfaga gukora nyine agize arwaye iryo jisho. Noneho arangije agiye ku ivuriro mu bitaro bikuru za Butare. Ninjye wahise umurwaza kuko nta wundi yari afite wo kumurwaza. Igihe cyo gutangira cyageze turi mu bitaro njye na mama kuko yaravunitse hano mu nyanga y'itako, igufwa ryari ryaracomotse. Barimaga yatije gatoya. Ubwo nibwo ubuzima bwatangiye kutugora kubona nyine umubyeyi wawe niwe watwitagaho ahita avunika. Noneho bikagera n'igihe ajya ku ivuriro tukajya no kuri za hopitali nkuru. Tugeze igihe dusanga yarwaye na kanseri y'ijisho. Baramubwira ngo bamubaze ngo ashobora guhita apfa, ngo niduhitemo dumusinyire ngo apfe cyangwa akire. Mama arabyanga aravuga ati reka mbe ndeba n'abana banjye indi minsi dore ntabwo bari bakora. Tukajya tuva ku ishuri nyine nkabona ukuntu tubayeho nyine biri kungora. Nava ku ishuri nkaburara nkareba mama nanjye agahinda kakanyica kuko ntacyo nawe yarashoboye. Janet abonye ubuzima bukomeje kwanga yaje gufata icyemezo kitoroshye n'umwanzuro waruvuye kure, umwanzuro wo kujya i Kigali nk'abandi kujya gushaka ubuzima. Yego nibyo yaramaze kunoza, ariko hari hakurikiye agomba gukura itike amafaranga mugeze i Kigali. Naje i Kigali mfite 15 nkagenda nkareba nka buri kintu nyine naho umubyeyi wanjye nanjye kanzari kanyica. Hari umukecuru twari duturanye yamaga ikiraka nkakora 500. Hari n'amabuye nigeze gutwara umusasira nyine urugo, aho niho twahise twongerera 200. Nanjye ndamwegeranya ariko nka bandi no gutunga mama. Noneho ngiye ku buyobozi bw'umurenge
ndababwira ati se mwadufashije, barambwira ngo dore ufite amaboko yo gukora, ngo ujye ugenda ukore ngo ufashe na mama wawe. Ninde wabikubwiye? Ashinzwe imibereho myiza y'abaturage Umurenge. Imyaka ndabikubwiye 14. Kugira ngo njye ku murenge n'ubundi byari byaranze, mama akavuga ati se nyine n'imfashanyo mama mbere bamuhaga bari barayimukuyemo. Aho mama yajyaga gusabiriza mu isoko, sosiyale wa mbere kuko bahise bamwimura, we yari yaramubwiye ngo azajya ajya gusabiriza mu isoko ngo bamuhe. Noneho tukabona nyine ni ibintu bisebeje biteye agahinda. Nabwo hari n'igihe yagendaga bakabura ikintu nyine, hari igihe atahanaga ubusa. Uyu mwana amaze kubona ko ubuzima bukomeje kubiyanga, yafashe icyemezo cyo kugana iy'ubuyobozi ngo arebe ko bahabwa inkunga ihabwa abatishoboye. Gusa akigerayo, umwana w'imyaka 14 affaires sociales ushinzwe imibereho myiza, amagambo yamubwiye saa yo kubwira umwana. Yamurebye mu maso umwana w'imyaka 14 aramubwira ati gendo yakorera uzayabona, jya mu baturanyi ushaka aho uyakura, twebwe nk'ubuyobozi nayo dufite. Sociale araza, nyine uwo wundi wari waramubwiye kuza nyine ajya gusabiriza mu isoko yawe yari yaragiye. Noneho uwo bazanye amubonye ari gusabiriza aramubwira ngo ntazongere gusubira mu isoko gusabiriza. Noneho turagiye, ndagiye ngewe mbaza mama ati se mama, buno buzima tubayemo urabona twabwihanganira, ati waretse nkajya ku murenge nkakufasha. Ati mwana wanjye genda urebe ko hari icyo bakumarira. Ndagiye sociale ndabimubwira ati se ko mama wanjye ureba bimeze kuriya wagize icyo duha. Nambwira ngo nzajya njye kuyakorera. Noneho ihangane komeze tubwire. ndamubwira ati se hari ikiraka, uti basi mi ikiraka njye nabuze aho nkora. Arambwira ngo uzajya ugenda mu baturanyi bazajya bayaguha, bazajya baguha ibiraka ukora. Yarabibonaga ko uri umwana? Nari nyiri umwana, nari n'umusatsi nari nakagira, narigaga aho nyine bikambera inzitizi. Ariko hari umumama najyaga gukoraho akampa ibyo kurya, nyine akampa yenda nk'imyumbati nkazana tugateka, mwongera nkasubirayo. Nyine ubwo ndi kuvuga mu biruhuko. Noneho mu gihe cyo ku ishuri niho byangoye cyane, kuko mu kiruhuko ubwo najyaga gukorera nyine abo baturanyi bakampa ibyo kurya. Noneho tugiye ku ishuri njya gutangira nk'abandi. Maze gutangira biranga kubera ubuzima bubi. None wari ufite amafaranga ngaho uzi Kigali, se waje Kigali hari umuntu muziranye? Bitubwire byagenze gute? Umuntu twari tuziranye buretse ni umukobwa w'inshuti yanjye, namubwiye ati se wandangiye akazi. Arambwira ati uzashake tike, ati se nzayikora ati wazaba nyingingiye bakampa tike. Ati uzareba sinzi uburyo uzabikoramo, ati nanjye ko nta mfite se mba ngufashije. Biba gutyo ndabanza ndakora, nkajya nyine nunda nkora ikiyede. Wagikozeho ikiyede? Mu mudugudu wo mu rugo iwanyu aho ngaho? nkajya nyikora bakaduhemba 1000 tugatwara ibishingwe. Waje Kigali ufite amafaranga angahe? Ugera i Kigali bwa mbere wabagenje gute, wabaye? Naraje njya ku mama turiho nyine n'ubu ngubu niwe nyiriho. Mwamenyanye gute nyine? Dushaka tubwiye wageze i Kigali gute? Ubwo nyine narambwiye ngo ningende ntege nze mu kazi. Ati se uzi gukora ibintu byose? Ati none ntago wakana kuko ndikiriza nyine hari ibiryo mba nazi guteka. Nabwo ariko bagendaga nyine banyigisha ngenda amenyeraho. Bamemba 15,000 nkajya nyine na mama. Hari ukuntu
nkajya mvuga ati se mama akampamagara akatira abaturanyi akampamagara kuri phone ati mwana wanjye tigira ukuntu ngirira dore inzara iranyishe. Nkayaguza amabuja hari n'igihe yanyimaga rimwe na rimwe kambwira ngo tegereza ukwezi kwawe kugere, kwajyaga kugera nyine n'ubundi udufaranga twashira. Uyu mwana Jeannette amaze amezi 3 ageze i Kigali, ariko hari andi mezi 6 yabanje gukorera i Nyanza ya Butare, Nyanza y'Amajyepfo. Bigaragara ko ajya gusanga amezi 9 ari muri aka kazi ko gukora mu rugo. Umushahara wa menshi ahembwa ubu ni 15,000, yatangiye ahembwa 10,000, akubwira ko byibura ubwo wageze ku mushahara wa 15. Amezi 3. Amezi 3. Ariko hari ahandi nabaye da. Nyanza. Wahabaye igihe kingana gute? Twamaranye nk'amezi agera muri 6. Ese ubu i Kigali nyine hamaze igihe kingana iki tubwiza ukuri? Amezi 3. Kandi warabaye i Nyanza naho ni i Kigali? Nyanza yo mu Majyepfo? Nawe wakoze i Nyanza yo mu Majyepfo? Kajya bamemba 10. Bamemba 10 ndera umwana. Wakoze igihe kingana amezi 6? Ariko nyine umwana we yaramaze gukora kubera yari umutica. Arambwira ati rero umwana wanjye ngiye kujya mujyana ku ishuri, dore nanjye n'amafaranga mpembwa ntabwo ari menshi n'inzu, tuzajya tugenda n'ubundi dore n'akazi gahari ugiye mu rugo. Wahembwaga? 10. Ubu baguhemba angahe? 15. Uhembwa 15. Mu buzima ni iki kijya kikubabaza cyangwa utekerezaho kumva ikisanga hinda cyane? Ikintu kijya kimbabaza no kuvuka nyine ugasanga ababyeyi bawe bombi bameze kuriya. Nkasanga narabyutse nk'uko nabibabwiye, ntabwo nigeze mbona mama hari ikintu yakikorera ku mutwe wiwe, kuko ngo yaje no kubora nyine, aho bisaba ko kumubaga nyine bamuhitishamo. Uba wumva ubonye ubushobozi wakora nk'iki? Njyewe nakiga imyuga nkafasha famiye yanjye yenda ikagera, nabanza nkavuza papa bundi cya mbere cyo nyine kuba warahuye na biriya bibazo ntugire nacyo ikintu ubuvuzi bwawe bikoraho, nabwo ni ikindi kibazo. Mu muryango wa Jeannette, uyu mwana w'umukobwa niwe usa nkaho ahanzwe amaso mu muryango wose kuri uwo mushahara nawo muke arwana no koherereza iwabo. Ibibazo by'uruhurirane bimugeraho buri kanya, akagerageza no kuguzanyira buja, nubwo bikomeza bikanga, ariko afite inzozi ndetse n'icyizere ko umunsi umwe azaba inyenyeri agafasha ababyeyi be akabavuza. Mbonye ubushobozi nasubira, kuko kwiga ni byiza. Ni ibintu biba bigoye, biragoye nyine. Hari n'igihe bampamagara ati mama wararwaye, nkahita nzamuka nta n'ukwezi, nkagenda ubwo nabwo nkaguza, nkagenda nkajya kumurwaza mama. Jeannette n'abandi bana nawe yakuranye inzozi. Njye numvaga nzaba umukinnyi wa filime nyamwuga. Mama mujya muvugana? Agira telefone? Wapi, nyine mpamagara abaturanyi bakamuma tukavugana. Rimwe na rimwe hari n'igihe mubura kwiwe, kuko nimero zanjye arazizi, nawe yanshatse aratira. Abantu nyine munyuzeho ku muhanda aratira bakamvugisha. Jeannette kuba yaravukiye mu muryango w'abakene ngo si wo mutwaro wonyine, ngahubwo byibura niyo byibura aza kubona ababyeyi bari bazima, wenda bakaba bakennye ariko ari ababyeyi bafite amagara mazima, ibyo arabyifuza cyane iyo arebye indi miryango. Ikintu njya mbona ku bandi bana se, niyo mu rugo iwanyu batabishoboye ariko ababyeyi bawe bameze neza, abandi bana bafite ba nyirasenge kugira nta mfite, ubwo nibyo barabindusha ko bafite ababyeyi bazima. Ariko nanjye ndashimira Imana yampaye ababyeyi banjye nubwo ari ibimuga ndacyari kubabona. Nanjye niyo mpamvu numva nshaka kubafasha, ariko nkabura uburyo nabafashamo ngo bakire.
mu nama zuje ubwitonzi asoza ati bana mugifite ababyeyi bazima, bana mugifite ababyeyi babitaho, mubahereza ibyo mushoboye byose, mubashimire kandi mushimire Imana yo yatumye mugira ababyeyi bazima. ikintu nababwira nyine ni ukububaha bakagira ikintu nabo bazakora kikanezeza abandi nka bagenzi babo nabo bameze nkanjye, bakiteza imbere bakajya bafasha abantu bafite intege nke, kuko Imana nabo iba yarabahaye nk'ibyo undi wese yakwifuza. Yakoze.